Walk at the bin in Tokyo chief cause of the fuse. I went for 2 years a year. The head the choose popping. No discard one me and you trust fuck ya rich ya city. Take a look at this time of Juro Saravu Kondi stare. We beef refik ni fish wodi fix am. Niba ari ikintu cya mbere gifite amafaranga muri no minsi ni iki ngiki. Kuko ababyeyi benshi niko bateye. Ko nanjye njya kwiga nasoje gatatu. Njya kwiga rero ho mu barambye ati panga ikintu ugomba kwiga tugufashe mu kiga. Nababwiye audio production ibintu by'imiziki. Bansameje barambye ati reka ariko ibyo ntago wabyiga. Biranahenze reka. Bo none ntabwo bitaga ku biciro. Bavuze ati ntago wakiga ibyo ngo ngako ntago ari akazi ngo wakora. So nje rero ibintu mba numva nyine bibiri nataho umwanya kuryowe ngombwa ko bishoboka ibindi byose nabireka akaba ari byo nkora. Umuziki wanjye ni ubanza. Ikindi noneho ni filime. Ariko pana filime zino sinzi impamvu nyine ngewe mba numva ibintu twakora hano mu Rwanda byakambuka. What's up guys, nizere ko mumeze neza aho murereye hose ku mpande enye z'igihugu ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu bumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ababasha kuba bakoresha taranzileta kugira ngo babashe kuba badukurikirana. Rero uno munsi ndi kumwe n'umuhungu wacu ariko njyewe n'ubwa mbere mubonye nuko ngenda mubona handi, ariko buriya umuntu ni byiza yuko yivuga kugira ngo abantu babashe kuba bamumenya cyangwa nanjye mumenye, kuko nta mugabo bavuga ubwo umugabo arivuga. Tugwaye ikaze ku muyoboro wacu wa Beza Media, uhaye ikaze. So murakoze kuba mu mwanya kuri kamera za Beza Media. Njyewe bamwe na bamwe banzi ku izina rya Kigali Centros, ariko njyewe nitwa Guido Sky cyangwa Sky Guido, uko bishaka waricurika waricuruko. So no turi kumwe hano, nanjye ni hano nakubonye, ariko nifuza kuba naganira nawe mu bikorwa ugenda ukora. Ari byo njya mbona ngenda urimo urakora uvuga ati mbaza nkubaze. Ese ubundi bino bintu bya social media wabyinjiyemo ute? Ese ubundi kuba warabyinjiyemo nihe purpose ubifitemo? Okay, ndaza gutangira mvuga ukuntu nabyinjiyemo. Bise ndahera kunangiriro cyangwa uburyo wabyinjiyemo tuganira. Akari nayo mpamvu nafashe umwanya nkavuga ati reka nze nganire n'uno muntu ndumufana wawe. Mu buryo nabyinjiyemo rero muri quartier hari umujene w'umudirector nawe witwa yari Ofton nyine. None icyo gihe nyine twari twaraje ku ibintu byo gukina amakomedi. Urumva twari tukiri bato cyane. Twari dukina amakomedi nge n'abandi bapeti benshi muri quartier. Ari njye uzikuriye ariko ari njye uzanga banazishutinga nanjye nazactinzemo nkazibera director nkanazeditinga nkana posting. Zari za kera zicitwaga Koco Comedy. Nyine turazikora ariko nyine byari biri hasi uko twakoreshaga amafone tweditingira amayini shoot. Noneho ubwo ngubwo nyine haza kuza uwo mujene witwa Director Tony. Arangije akajya we yari afite ibikoresho, yari umwana wo mu bakire nyine urabyumva nawe, afite ibikoresho akajya akinisha ibintu by'amafilime cyane ku masete nkakunda kuba mari ako sinazikinagamo nyine. Nyine nanjye ndavuga ati nanjye uko bizagenda kose kabisa ngomba kuzaba umuntu ukora ibintu by'amasocial media cyane kandi ukomeye. Rero kuva icyo gihe nafashe umwanzuro wo gushaka aho bishoboka hose. Ndavuga ati ari ukuririmba ntacyo nzapfa kubikora, ari ugukora content zo kwazana nzabikora, ari amafilime nimbona amahirwe nzayakina n'amakomedi byose. Ese niye purpose ubifitemo bino bintu? Ari igihe umuntu aza mu kintu ariko akaba ntanega bifitemo avuga anytime nabona ibindi nkavamo, cyangwa bino ntabwo mbikora mbikunze, no kugira ngo mbe ndi hano ariko bimaye amafaranga nabigumamo, ariko nimbona biri nta mafaranga ndi kubibonamo nshobora kuba nanavamo. Ngiye purpose ya mbere mfite ku muziki, kamere ku muziki. Ku muziki ni nkunda kuririmba cyane, nubwo nkunda kuririmba indirimbo z'inyarwanda. Umuziki wo mu Rwanda uri hasi ntabwo urambuka. Niyo mpamvu uriyo ngiye kurepeta indirimbo ntajya ndepeta indirimbo z'abanyarwanda cyane. Kimwe nuko usanga nta indirimbo z'abanyarwanda nzi inyinshi. Niyo mpamvu ndepeta izo hanze kugira ngo
niyo ngiye kwandika n'indirimbo wenda bibaye ngombwa ko hajyamo icyongereza bihita binyorohera kuba nagishyiramo ku buryo nyine umuntu akora indirimbo ikaba yakumvwa n'abo mu mahanga bakayisobanukirwa bitewe n'uko nayirimbye. Rero ngewe intego yanjye mu muziki mba numva ari ukuwambutsa ukava mu Rwanda ukeka kumvwa n'abanyarwanda gusa. Icyo kibazo ni cyiza cyane kuko dukunda natwe ko ibikorwa byacu byakamamara ku isi hose. Ubuse aka kanya utubwiye ko watangiye ukoresha telefone ugera aho ukoresha kamera ugera naho noneho wisanze hano turi kumwe. Ese ni izihe challenge wagiye uhuramo nazo ugitangira ku buryo wageze navuga ati ibi bintu reka mbireke, ibi bintu si ibyanjye, ndabona n'amahirwe ndi kubibonamo yuko nabona support yo kuba navuga ati mfite icyizere cyo kuba nagera ahantu heza mu gihe kizaza? Urabona iyo umuntu adafite ibintu by'ibikoresho challenge aba agomba guhura nazo kenshi. Nk'ubu kugeza na n'ubu n'igikoresho kugira kiboneke nyine bisaba kuba nakodesha cyangwa se nyine bikangombwa ko nk'abantu bantumiye nibwo nyine kamera bisaba nibwo nyikoresha. So rero ngewe challenge naba narahuye nazo ni n'ubundi nizo ngizo zo kubura ibikoresho. Nyine ubundi hari igihe byaburaga ngakoresha phone nakabashengure tugakoresha amafone tugashutinga turi gukora ama challenge. Icyo gihe ntabwo nakundaga gukora imiziki cyane kuko nta bikoresho bizima byari bihari. Rero tugakoresha amafone kabashengure sinzi ukuntu yigize kumbwira ngo yavuganye na Bosco ngo hari umuntu bavuganye, ntabwo yambwiye Bosco nawe wanda atarazi izina rye ngo wo ku Gisozi batuze kujyaho gukora interview. Icyo gihe yabimbwiye bwari buke tuza n'ubundi buracya turamanuka turatega turaza Bosco turahura turamusuhuza arangije yena aratuganiriza ahita nabidukundisha cyane. Icyo gihe nabatumye nkunda ibintu bya social media cyane aratuganiriza atwereka channel nawe ukuntu ihagaze tubona ni sawa turabikunda nyine. Kuva icyo gihe rero ntabwo nyibura ibikoresho ubu ngomba numva imbogamizi zose n'imfite zarakemutse. Ese ubona bino bintu wabyinjiyemo abantu benshi bakunda kuvuga ko byoroshye ngo twanze gukora ibintu bisaba imbaraga kuko waba warize waba utarize bino bintu ubyisangamo, waba ufite impano waba utayifite bino bintu ubyisangamo. Ese abantu bakunda gufata bino bintu bakabigereranya yuko ari ukwanga kujya gukora. Ese nawe ni kubifata bino bintu ushobora kuba utabifata nk'akazi ari ukuza guhigiramo ibintu bidafatika? Oya, ibi bintu birakomeye. Buriya bazayibaza umuntu umaze imyaka 3 ukora nta muntu uramureba agipostinga ibintu byo bikarebwa n'abantu nk'umunani nabwo bawuze nabwo ari abawe nyine ari nka phone wafashe ukagenda ukireba paka irangiye. Byonyine kugira ngo ugere ku rwego rwo kuba wakora ikintu uwo muntu ukibonye akirebe atakuzi nawe akaba ari bwo ajya kukuvuga aza akazi kaba karimo azi ko akazi uba wakoze karuto wagiye mu kiyede. Ibintu birakomeye cyane ntago uko babibona bona ariko bimeze kuko babona uri gukora ntago bazo biba byaravuye n'imbaraga barabisizemo ukuntu zazinga. Ari abantu hano hanze bafite amafaranga ariko bakavuga ati ibi bintu ntabwo nabishoramo amafaranga nashye. Ese ni business umuntu yakicara agashinga bije akavuga ati ibi bintu ngomba kubishoramo amafaranga kandi nzunguka? Niba ari ikintu cya mbere gifite amafaranga muri no minsi ni iki ngiki kuko ababyeyi benshi niko bateye. Ko nanjye njya kwiga nasoje gatatu njya kwiga rero ho mu barambye ati panga ikintu ugomba kwiga tugufashe mu kiga. Nababwiye audio production ibintu by'imiziki bansamije barambye ati reka ariko ibintu ntago wabyiga biranahenze reka bo none ntabwo witaga ku biciro bavuze ati ntago wakiga ibintu ngo ngako ntago ari akazi ngo wakora. None nyine ngiye kubera ukuntu noroshyaga ibintu nababwiye ati ubwo nta kibazo kanekereza ikindi nzakora wenda nicyo mushobora kuzishimira icyo niba mutagishaka. Rero mfata umwanzuro wo kwiga ibindi ariko ndavuga ati ibi ngibi nabyo kubera mbikunda ntago nabituza. Numvaga nshaka kuzaba mu producer ariko nkajya nanikora indirimbo kenshi. None ubu byarangiye ugiye kwiga iki? Ababyeyi bahisemo ko wiga iki? Bo bashaka ko niga ibintu by'amamekanike ama electricity ibyo ababyeyi benshi baba bashaka ibintu bya construction urabizi. Rero ubwo ngiye narabikoze niga mekanike n'ama electricity. Ubu rero aka kanya uri hano wambwiye ufite ibintu byinshi ukora muri social media bitandukanye byinshi abantu bisangamo ariko nawe ubyisangamo.
ese ni iki kiganza ikindi muri ibi ngibi muri social media uvuga ati ahangaha bibaye ngombwa naba ndetse kuko iyo umuntu azi ibintu byinshi ari ibindi biba biri gupfa cyangwa ugasanga byose uri kubikora ariko ugasanga byose ntabwo uri kubikora neza ukavuga ati ngewe noneho kugira ngo nkore kino kintu nyewe n'umwanya wanjye ni iki ngiki nkunda muri ino kariyeri ndimo kuko ino kariyeri irimo ibice byinshi bigiye bitandukanye. Ikintu nkora ku giti cyanjye nkabona nyine nicyo kiri kugenda nkabona cyane kumva nyine ugihaye umwanya cyane akugaburira. Ni ikintu cya content creation buriya nk'iyo ndi gukora nyine ndi kubazana ibibazo izo video nabonye posting bakazireba cyane ugasanga hari nk'iyagize nk'ibihumbi nk'icumi gutyo kuri TikTok cyangwa kuri IG. Ese ubona urubyiruko rwo mu Rwanda ahenshi runarimo ni narwo rwiganje kuri social media kandi ugasanga bari gukora content zimwe na zimwe si nziza ugasanga ziri negatively ziri kuvuga nyine ibintu by'ibishegu ariko se ni ngombwa yuko urubyiruko twese dushishikazwa no kuba twakorera social media bavuga nyine ko akazi kabuze ngo kari muri social media. Ese ubona ko bikwiye ko urubyiruko twese twakishora muri ibi bintu muri uru ruganda? Urubyiruko rwose babyishayemo rero byabakavuye ntabwo byaba ari sawa kuko n'ubundi akenshi wenda nyine nibajyemo ariko bareke gukabya kuko ibintu kubijyamo n'ubundi uzi kucika intege vuba ntabwo biba byashoboka ko bisaba kugomeza ugahozaho ugakora abantu uhiye ugakomeza. Rero ndi hano nshaka no kugira ngo supporting uko nshoboye mu buryo bumwe cyangwa ubundi nawe nyine ngira abanjye nguhaho ngira abafana banjye nguhaho ngira abakumenya buriya ninkushyira kuri platform yanjye akagira bamwe bakumenya naba wafite urumva uzagenda umenyekana boro birangire ujye ubona n'ahandi bityo batangira ari bake ariko bitangira ukuze ibyo wafataga nkaho bitashoboka usange biri gushoboka. Ese aka kanya nge nakunze uburyo uririmbamo hari uduchallenge twaye nigeze kubona ahantu ariko ndavuga uno mwana ngomba kuganira nawe uno mujene ngomba kuganira nawe tukaganira urugendo rwe akambwira ibyo ashoboye ariko icyangenzaga cyane cyari ukuvuga ati uno mwana basi ndamusaba imbabazi anemo ku muziki yabo we cyangwa abandi wowe kubyifuza ngenda gusaba kugira ngo abanyarwanda ubaririmbire baririmba na ku mpano yawe ufite cyanyishyiremo wowe kubishaka. Ngewe rero kuririmba indirimbo zanjye sinzi niba warabonye ikiganiro nakoze mbere nakoranye na Kera namubwiye ko ndirimba umuziki wanjye nawushyira imbere cyane ahubwo nkiruriya wo hanze. Urabizi muri runo ruganda rubamo ibintu byinshi impano nyinshi tugomba kuzigaragaza n'ibyo hanze ni byiza wigipfa nuko ufite impano kandi wumva uyikunze we uradutamo kubyumva yaba ari mu Rwanda yaba ari uwo hanze yaba ari ku yindi si tutazi natwe gipfa nuko twebwe udutamo kuko bino bintu ntabwo tuzi abantu bizageraho ariko tukavuga ati basi kanshyiremo instrumental kugira ngo bize kunyorohera. Nta kibazo ko wabiteguye kose. Ndaririmba ngiye kuririmba indirimbo yitwa Sprinter ya Centros. Demand them 3-4 severe faster hot smoke a cigarette missing codeine with the finnegan. She go feel she wanna get fingernail drinking apple cider the feeling of where is chemical cause she wanna be criminal. Alright, I know your bus your party innocent. We younger generation worth is only I had this million. I work at the bin in the Tokyo chief cause the fuse I went for 2 years a year the head the choose popping. No discard 1 million a uterus fuck ya rich ya city. Take a look at this time of Juro Saravu Condi step. We beef refik fish she would fix some every day. Brown or bed. But change my mind was holy day. 100 meals. I just wanna enjoy a sprinter. Wow, very nice, very cool. Ibi bintu ni byiza cyane. No ukuri kugira ngo uzabone umuntu w'umunyarwanda nabwo w'umujene uzi indirimbo z'icyongereza ni gake.
ni gake cyane, ariko izo ndirimbo njya nzumva, ariko akenshi njye ntabwo mbasha kuzumva neza. Mvuga ati ano magambo nayafata, kuko uwo muniga nzi ko aririmba yihuta, bimeze nk'ibintu biri rap cyangwa drill, ariko njyewe ntabwo nabasha kuzumva. Ariko yo kuba uzifata ukazumva ukaba wayisubiramo ukayiririmba, ni ubuhanga bwinshi cyane, kandi buri muntu wese atapfa gushobora umuzanye hano. Ariko njyewe ikintu nakubwira nyine cy'ingenzi, ibi bintu ni byiza iyo wabijemo ukazamo bikunze, gusa bigira challenge, bigira nyine ibitekerezo bibi, bamwe ntabwo nyine babyumva neza. Ushaka kuba ufite inshuti zawe zikakubwira wapi bino bintu ntabyo urimo, nyine hari ikindi nyine ni ukwanga kujya gukora. Nako bino bintu ni byiza iyo wihanganye kandi ugakora cyane, ariko iyo ugitangira buriya biba bigoye, n'amafaranga aba agoye kuyabona, ahubwo nyine we biba bigusaba gushoramo, kandi bikagusaba n'umwanya umeze nk'aho upfa ubusa. Ariko nyine ku bandi baba babona upfa ubusa, ariko ku mwanya wawe uba uzi ko nyine ari ikintu kizima urimo urawuhereza courage. Rero ibintu bibiri by'ingenzi tunasoza tunagana ku musozo muri ino industry wahitamo kurusha ibindi bibiri wumva nyine wewe ushaka kuba wakoramo, utari kuvuga ati ndi muri content creation, ndi mu muziki, ndi muri filimi, ndi muri vloge, ugasanga nyine ahantu hose wagiyemo, hamwe ugasanga nta mpano hafitemo, bari kugukunda hamwe ahandi ntibagukunde, ukavuga ati njyewe ariko nubwo ndi muri bino bintu wenda ndanabishoboye, ariko bibiri biganza ibindi nakora, na hano umwanya wanjye ni bino. Ubwo ni bya bintu ari nabyo wasabiraho support. So njye rero ibintu mba numva nyine bibiri nataho umwanya, kuryowe ngombwa ko bishoboka ibindi byose nabireka akaba ari byo nkora. Umuziki wanjye ni ubanza, ikindi noneho ni filime, ariko pana filime zino sinzi impamvu nyine njyewe mba numva ibintu twakora hano mu Rwanda byakambuka, ariko hari filime z'abanyarwanda ukabona ntabwo yakambuka. Mu Rwanda dukina theatre ntabwo ari, ukabona ziriya ntabwo zakambuka ngo zirebwe. Rero njye mba numva na movie, kuko mfite ama project ya movie menshi agera muri 5 kandi yose y'amahora gusa. Rero ubwo urumva biramutse binkundiye umuziki wanjye n'izo movie nibyo nashyira imbere, nka nabikora bikava mu nzira. So rero tugana no ku musozo, ndagushimira wakoze kubana natwe, kandi byari byiza kuba nagutumiye ukemera ko mu mwanya wawe. Ntabwo aba ari ibintu byoroshye, buriya ngo umuntu munini n'umuntu ngatumira ngo akaba yavuga ati ntabwo byashoboka. Ariko nyine nunakura ukagera hejuru, ntuziyemere, uzajye wibuka aho wavuye, uvuga ati ari n'abandi nkeneye kuzamura. Ntuzifuze ko wazamuka wenyine ngo ugende uyarye wenyine, ahubwo biba byiza iyo ari n'abandi bari kugushimira ko ari aho wavuye ari naho wageze, kandi nabo ari abo wahakuye ari naho wabagejeje. Rero nanjye nkoze akazi kanjye, Imana nibishyiramo umugisha bizarebwa, kandi ubwo bitarebwa uzavuga ati ari umuntu basi twaganiriye kera. Ino tariki ntuzayibagirwe, uno munsi ntuzawibagirwe. Rero byari by'agaciro guhura nawe, wakoze kubana nanjye. Rero naho mu bindi biganiro nibikunda yuko twakongera tukaganira, kuko ibintu aba ari byinshi byo kuba umuntu yaganiraho, apart of kariyeri mu buzima busanzwe. No wakoze cyane, nakagaruka. Ciao ciao.